Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Spiritual Official, aho uherereye hose niba utameze neza wihangane, Imana ndaza kugufasha. Aho uherereye aho ari hose, wowe udafite akazi, cya mbere ni ukwizera kandi ugashyiramo agatege, ukanakora uko ushoboye kose ugashakisha akazi, ariko bikanga wanagerageje. Aho muherereye hose turabasuhuje, tubahaye ikaze. Ni Karidinali wa Congo Aretse kuvuga abo bita Mbongo, benshi ushobora kuba mutarabashije kumva ibyo yabashije kuvuga. Ababashije kubyumva nabyo tugiye gufata umwanya tubisengure. Uyu musenyeri wo muri Congo aherutse kuvuga ijambo rikomeye kuri umunsi wa Pasika. Yagarutse ku kibazo cya Congo, anabivuga bitindaho cyane, agaruka ku kintu gituma amahoro ataboneka muri Congo, ariko abantu benshi ntabwo babashije kumwumva, cyane mu banyapolitike bari muri Congo kugeza kuri Felix Tshisekedi. Bose nta n'umwe byaguye neza, kuko asa kubera ko yababwiraga ukuri, bituma batumvikana neza mu gihugu cye. Uyu musenyeri wo muri Kiliziya Gatolika hano muri Congo yagarutse ku kintu gituma Congo yarabuze amahoro. Yagarutse abereka ko ikibazo bakomeje kwitwaza mu Rwanda cyangwa kwitwaza ibindi bihugu, ariko yareruye abaha ukuri, abereka ko ikibazo nyirizina yewe kiri no mu mitegekere ya Congo. Ntabwo yo yiyumvisha uburyo ki igihugu nka Congo kirimo abantu b'abaryi ba ruswa gusa, kikaba kirimo abantu batifuriza iterambere igihugu cyabo, bakitwaza amabuye y'agaciro ngo u Rwanda ngo rutwara amabuye y'agaciro, ariko yabahaye ingero nyinshi. Yibaza ikibazo kimwe kigira giti se niba koko u Rwanda arirwo rwatesheje umutwe Congo kugeza n'ubu ikaba itarabona amahoro, yitwara kuko amabuye ya Congo yose ikayagurisha. Ese amabuye y'agaciro niyo yatumye Congo yose ibura amahoro? Yavuze ku bintu byinshi cyane mu ijambo rye yagerageje kuvuga mu mbwirwaruhame ye yavugiye kuri uyu munsi wa Pasika uherutse kuba mu minsi ishize. Agaragaza ukuntu ari igihugu kirimo abayobozi barya ruswa, igihugu kitita ku bikorwa remezo, igihugu kitita ku muturage. Avuga ibintu byinshi, aho baboneyeho ibihugu byinshi gusobanukirwa imiterere ya Congo muri rusange, ko yagiye abaha ingero nyinshi. Avuga ukuntu abantu bo muri M23 n'ubwo barwanya ari abene igihugu ba Congo, ko ikibazo atari M23, ikibazo atari u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu, ikibazo ko ari imiyoborere ya Congo idahwitse. Congo yagiye irangwamo n'ibibazo byinshi, cyane cyane kubera amabuye y'agaciro arimo. Ugasanga ibihugu byinshi byose niho biza guhahira amabuye y'agaciro bakayatwara uko biboneye, akongeraho no kuba amabuye y'agaciro ariyo asa nkaho yasimbujwe abantu, ugasanga niyo afite agaciro kurusha bene igihugu. Abaha ingero nyinshi, abereka ko nk'ibihugu nka Amerika, Ubushinwa n'ibindi bihugu bitandukanye ko aribyo bishobora kuba bifitemo uruhare cyane, ariko abakongomani nyizina akaba babigiramo uruhare kurusha abandi bose. Yagiye yerekana ibintu byinshi bitandukanye bituma amahoro ya Congo yarabuze, ariko nk'abayobozi ba Congo ntabwo babyishimiye kumva iyo mbwirwaruhame. Bo bumvisha nko kubasonga cyane, kuko ari no kubamenesha amabanga yabo baziranye hagati yabo, ari no kugumura abaturage. Congo yagiye irangwamo n'ibibazo byinshi, cyane cyane by'umutekano bishingiye ku mabuye y'agaciro, no kuba igihugu cya Congo kugeza n'ubu nta bikorwa remezo kigira. Kugeza n'ubu akaba ari igihugu kibarizwa gifite imitungo ibarirwa mu bihugu nibura 5 bya mbere ku isi, ifite imitungo myinshi kandi munsi y'ubutaka, yakabaye bitezwa imbere n'iyo mitungo iri munsi y'ubutaka. Tukongera tukagira, yongeye agaruka kuri n'ukuntu ari igihugu gifite abaturage aribo ba mbere muri 3 ba mbere bakennye ku isi, bakabaye bakijijwe n'imitungo ya Congo. Yagiye avuga ibintu byinshi bitandukanye, kugeza n'ubu abantu benshi
cyane cyane abakongomani benshi bamwanjamye, cyane cyane abantu bari mu murongo wa Felix Tshisekedi cyane. Ni ijambo rirerire yakoresheje, we ntabwo twabasha kurirambura aka kanya, ariko tugiye kubanza turebe tugende muri izi ncamake mbahaye zikubiye muri ibi bintu yavuze, tugiye kugira ukuntu tubisesengura, namwe muragerageza mutange igitekerezo aho muri komenti, namwe mugaragaze reaction yanyu bitewe n'uko mubyumva. Iki gihugu cya Congo ni igihugu gikubye inshuro 89 u Rwanda. Kikaba ari igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 100. Kikaba ari igihugu gifite igisirikare kiri mu bisirikare, bavuga ko ari igisirikare rero siko ngiye ntajya mbyemera, bavuga ko kiri mu bisirikare 10 bya mbere muri Afurika bikomeye. Hari impamvu ndibuza gusobanura ko igisirikare cya Congo kidakomeye. Tukongera tukagaruka tukareba iki gihugu, ni igihugu gifite amahirwe menshi ashoboka. Ni igihugu gifite ubutaka bunini budatuwe. Ni igihugu gifite ibintu byinshi byakabaye kizamura, amabuye y'agaciro, ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba yabo magari cyane, kandi yakabaye bafasha gutera imbere. Wenda reka tubanze tugaruke ku gisirikare cyabo. Igisirikare cya Congo ni igisirikare kigizwe n'ingabo zirenga 150,000 abasirikare bari mu kazi. Ni igihugu gifite intwaro nyinshi, ariko iki gihugu kubera kubatwa na ruswa cyane, byagize abasirikare nabo basa nkaho bibera mu isi ya ruswa cyane kurusha uko baba mu isi ya gisirikare iteye imbere, kurebera inyungu z'igisirikare cya Congo kugira ngo bagiteze imbere kandi kirengera bene igihugu. Ni igihugu cyagiye kirangwa n'imvururu hato na hato, bitewe n'uko hari amashyaka menshi amwe n'amwe atumvikana muri Congo, kandi yakaba yumvikana. Ni intara ushobora kugera muri buri ntara ugasanga ifite umurongo wayo, nubwo yitwa ngo ni igihugu, ariko hari igihe usanga abaturage babo buri wese afite umurongo we bitewe n'uko yumva ibintu, kuko nta muyobozi kigira. Iyo nta muyobozi kigira iki gihugu, murabyumva muri uyo mujyo. Iki gihugu gifite umuyobozi ariko utabasha kureberera abaturage bose. Uzasanga nka perezida, dufate nka Tshisekedi cyangwa se Kabila wavuyeho, asa nkaho ari biyoboraga Kinshasa niyo babaraga nk'igihugu. Ntabwo wambwira nk'igihugu kingana gutyo, gifite imitungo ingana gutyo, kuba nta mihanda gifite, kikaba nta mavuriro, kuba nta bikorwa remezo by'ibanze niba gifite. Abayobozi babo bagaragara mu gihe cy'amatora. Amatora yabo iyo abaye nibwo abaturage babo babona, kandi nabwo babona baje kwiyamamaza. Iyo batowe ntabwo bongera kugera ku baturage ngo bamenye ngo abaturage bakeneye iki. Ese kuko icyo biyamamaje bavuga baragibashe kugikora. Ibyo byose ni ibintu bigeneka kwereka Congo ko umurongo ifite udatanga icyizere mu baturage bacyo. Mbese Congo imeze nk'igihugu kidafite ahazaza. Uyu musenyeri hari ikintu yakomoje avuga ati iki gihugu cya Congo kimeze nk'ikiri muri Congo. Abana batumva ko mbese aricyo, ni igihe umuntu aba yarwaye akagira hahandi ameze nk'uwatakaje ubwenge, atakibasha kumuvinga ngo akore nk'umuntu ukiri muzima. Aba ameze nk'umuntu uri mu minsi ya nyuma, ku buryo ashobora kuba ubwonko bugikora ariko atabasha kumuvinga ngo agire ikindi kintu yakora. Imitekerereze ya muntu ameze nk'utakiri ku isi mu bundi buryo. Uyu musenyeri yabivuze, ariko abantu benshi nabonye komenti cyane cyane abakongomani bari mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye bamwibasira cyane, ariko mu by'ukuri ibyo yavuze ni ukuri. Ni uko wenda uku kuri kwe yagaragaje gushobora kuzagaragara nabi, kuko abakongomani nabonye bakunda abantu bababeshya, ntabwo bakunda abantu babwiza ukuri. Iyi Congo ikeneye mu by'ukuri umuyobozi ureba ahazaza ha Congo. Ntabwo wambwira nka minisitiri runaka, uyoboye nka Congo, cyangwa se dufate guverineri, usanga dufate wenda urugero rworoshye, gufata nka meya uyoboye intara ya Kinshasa cyangwa se umujyi wa Kinshasa, agahembwa $30,000.
ayo ni amafaranga arenga akaba hafi muri miliyoni 40 z'amanyarwanda. Ugasanga nk'umwarimu wigize muri university arahembwa amafaranga adahwitse, umusirikare arahembwa amafaranga atagira icyo amumarira, umwarimu hasi uzamura ireme ry'igihugu ugasanga nta kintu na kimwe ahembwa, ugasanga nka perezida ahembwa umushahara na perezida wa Amerika atahembwa, kandi igihugu ubona cyo kinateye imbere cyane. Ugasanga niwe muntu usa nk'uhembwa umushahara wa mbere ku isi, ari nko mu perezida nibura nka 3 ba mbere ku isi bahembwa umushahara munini, ariko abaturage baho bakennye bugarijwe n'ibibazo by'ubukungu. Ugasanga ni igihugu gicuruza mu menshi y'agaciro hanze, ariko abenshi banayatwara ubuntu. Ugasanga ahubwo perezida ariho abo yahaye amabuye y'agaciro akaba ari nk'abaha abagize abarinzi be barinze igihugu cye, ntabwo nabwo akora igihugu cye, barinze abayobozi, ubwo ni perezida n'abandi ba hafi. Ntabwo wambwira ngo igihugu nka Congo, igihugu gifite ibintu byinshi cyakabaye bizamura igihugu bijya mu nyungu z'abari abazungu, ugasanga ahubwo kugira ngo ashyire hamwe n'ibihugu bimukikije bikishije nka Congo ngo baganire bari icyo bakora, ahubwo ugasanga ashyira inyungu z'abazungu imbere, ahubwo akaza no gutura umubiri ku bindi bihugu bibaturanye, bikakoresha gutura umubiri kuko aba yahaza akajya guhajya ku bindi bihugu baturanye. Wenda imbivuga gutya bakagumane, ndabizi bashobora kujya gutya ukabona baranyatse muri comment akankubita badashyiramo no koroshya, ariko banze bumva ukuri kw'ibihari, kuko Congo iramuka igeze ibintu bimwe na bimwe ihindura, cyane cyane ikumva abaturage, ikita no ku gisirikare, ikumvikana n'ibihugu bikikije iyo Congo izagera kure, izazana no mu bihugu bya mbere ku isi. Ubu tuvugana ubu bamaze gutumizaho drone mu gihugu cy'Ubushinwa. Hari drone bize gutumizaho iyo bita CH4. Drone zarashe M23 bene igihe irahunga nyuma iragaruka, betwe nizo bagiye bahanura hagati aho. Ariko mu by'ukuri amafaranga yose ubaza amafaranga Congo imaze gushora muri iki gisigaye kuva M23 yakongera kubura imirwano, amafaranga arenga miliyari, ni amafaranga arenga amamiliyari n'amamiliyari. Bivuze ngo amafaranga imaze gushora Congo yonyine muri arwanya na M23 aruta ingengo y'imari y'igisirikare cy'Ubushinwa. Kandi murabizi Ubushinwa ni igihugu cya mbere ku isi gifite amafaranga menshi, giteye imbere, gifite ubukungu burimo burazamuka cyane. Nawe wumve igihugu kimaze gushora amafaranga aruta ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare cy'Ubushinwa. Bo bayishoye mu gisirikare barwanya M23 kugeza n'ubu ntabwo igihugu kirabona amahoro. Utekereze ku gihugu cya Congo gifite abasirikare bakaba batitaweho, ahubwo bakizerera mu bacancuro. Ubaze narimo numva amafaranga baguze zira drone yanayumvisha nkubitwa n'inkuba. Amafaranga ni menshi cyane, yabwiye mwagiye ubwoba. Bamaze gushoramo amafaranga menshi, ibaze gutumizaho drone zijya muri 3, bakazishoramo miliyari zirenga 30 z'idolari. Urumva icyo kintu, miliyari zirenga 30 z'idolari kuri drone 3 zonyine. Bagwe mu Bushinwa ngo bagomba gukoreshwa n'Ububiligi kugira ngo bahangane na M23. Reka twemere ko bazahangana na M23 nakayitsinda. Ese ibatsindwa bo bazaba mu cye gihugu ku gihugu cyabo ari Congo, bazagiye bizemukirayo. Abayobozi ba Congo bakaba bareba kure cyane, bakareba impamvu y'ira ntambara, ahubwo bakayishakira igisubizo kugira ngo bakomeze guhangana n'abene igihugu. Kuko uzakomeza guhangana n'abene igihugu nta gisubizo bizatanga uretse kuba igihugu kizisanga muri ntara yose igiye kwigenga, kuko ntizera ko katanga imara kubona ikivu yose imara mu gihe kirekire intambara, nta bwumvikane burimo, ntaki katanga nayo izafata umwanya yigenga, kuko izabona ko intambara ubukungu bwose burimo buratikirira mu ntambara yo muri Kivu, kandi idatanga igisubizo, ahubwo iri mbese nkaho irimo irarimbura abene igihugu bakabaye bahabwa ahubwo ibikorwa remezo byakabaye bibateza imbere. Ubusesenguzi ku zindi nkuru zakurikiraho mu masaha mu gitondo. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, naho utarakora subscribe wibuke ukore subscribe, comment, like, share. Ni ibintu byiza bituma tugira morale gukomeza kubageza ibiganiro y'ubusesenguzi bibera hirya no hino. Uko muzajya mugenda
mwongera amasubscribe tujya twongera ingano y'iminota kugira ngo namwe mujye mureba ibiganiro birambuye kandi bitarambiranye. Turabashimiye, mugire ibihe byiza naho ubutaha.